izi ni intwaro z'Imana. wowe witwaje intwaro. Nitwaje intwaro z'uburyo bwose. Dufite ikibazo abantu banariza cyane kuruta kumva ubutumwa dutanga. Abantu batinze mu nzira ku bintu bitari ngombwa. Bivuze ngo Imana yahendahenze abantu igihe kirekire, ariko ije no kubafatira ibihano. Ije kubafatira ibihano, kandi ibihano bitazigera bisabirwa imbabazi. Hanyuma izi ntwaro uwagutumye yagutumye kuzikoresha iki? Ni ukuvuza impanda. Ni ukuvuza impanda. Tugiye kuvuza impanda. Hari abantu basinziriye mu byaha, bongere bumve impanda y'Imana bakanguke. Hanyuma nyuma yo kuvuza impanda n'ubundi hari itangazo, ni nk'itangazo rya nyuma. Nimwumve impanda, nimwumve impanda. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Ibyo ngibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, kuri kamera turi kumwe na Jeanne. Jean, umeze ute? Meze neza. Uri amahoro? Ndi amahoro. Ko ndeba ukeye. Nabona ubw'Imana. Nabona ubw'Imana. Nta bidasanzwe. Ngeza ngo hari umusore wakubwiye ijambo ryiza, ngo umukobwa abwiwe ijambo ryiza araki? Buriya ntabyo nzi. Amakuru mbifiteho ibyo. Buri kisi utabizi kandi uri umukobwa? Ntabwo ntabwo mbizi. Ntago narize ntayo ndabona, kuko hari n'igihe byitwa ko ari byiza ariko bikakubabaza. Niyo mpamvu rero njye ntabyo nzi. Cyakora ubwo nimba hari ababwirwa ijambo ryiza bakamera neza kuruta uko bari bazatubwire muri komenti. Bibaho. Hanyuma se ubwo umusore we yabwiwe ryiza bigenda bite? Iyo umusore yabwiwe ryiza, ntese umusore ko ari we uvuga umukobwa akemera. Ubundi se ubwo ijambo ryiza umusore ashobora kubwira umuntu agasuka atasaga n'inkiriya? Ndagukunda. Simbizi pe. Nguhoza ku mutima. Ibyo. Abivuze akanabirinda ni byiza. Ntabyo nzi ngewe, ni ubuntu bw'Imana, kuko nayo itubwira kenshi ko idukunda. Reka twinjire wenda mbere y'uko tujya muri byinshi. Mvuze ko witwa Jeanne, abantu ugiye kubabwira n'irindi zina ryawe, nurangiza hanyuma udusengere kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Ese ubwo iryo ntiribaye ubundi? Iryo rirabaye, ariko nitwa Mukamazimaka Marie Jeanne. Ndi umukristo, nicyo gikuru. Ndi umugenzi nk'abandi bose ujya mu ijuru. Hari ibindi se? Dusengere. Kadusenge. Mana yacu nziza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye ko wabanye natwe iminsi twahereje inyuma, twabonye neza yawe. Turagusabye ngo uze kubana natwe muri iki kiganiro, udushyigikire ntabe ari twe, ahubwo umanuke ukorere hagati muri twebwe. Yaba umunyamakuru ahabwe umugisha nawe, kandi ibyo yifuza umukubire 7. Yaba nanjye mpabwe umugisha nawe. Hanyuma ibiganiro tugiye gukora twe kubonekaho umugayo mu maso yawe. Utugirire neza n'ababyumva, bagire umumaro, bigire aho bakora n'aho bashyitsa, kuko biri bivuga neza ngo ababikora babikunze bazagororerwa. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe, kandi tugushimiye ko witeguye gukora n'ibiruta ibyo tugusabye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi indirimbo iri kugufasha ni iyihe?
ni nyinshi ni nyinshi ariko sinzi niba ndi muri mode yo kuririmba neza, ariko ni nyinshi. ubaye utari muri mode ntabwo waba uri gufashwa. ahubwo ko undirimbisha buri munsi, ko utarantera inkunga ngo njye gusohora neza buri munsi indirimbo, bimeze biti. ese kuba uri kuririmbira Imana? ndirimbira Imana ariko nawe ukumviraho. hanyuma rero uruhande runini ni urw'Imana uririmbira. ariko ikorera no mu bantu. uragira ngo rero nkutere inkunga none mbere y'Imana? oya, yo iba yaduteye inkunga kuba duhumeka, ni inkunga yayo ikomeye. Akose si ubizi, si tubiziranyeho inkunga, ntabwo uzi ko nayikwemereye, ntuyizi? noneho umwuka byaramwe. rero indirimbo ziba zihari ni nyinshi, ariko ndi gufashwa nivuga ngo Imana inyuranye ibihe. ngaho injira mu mwuka rero, hanyuma uririmbira Imana. rero nabyo bisaba kuba umuntu ari mu mwuka. yego. imirimo yose dukora, dukorera Imana, dukorera abantu b'Imana, tugomba kuba turi mu mwuka. mfashe ndaririmba gatoya, ntabwo ari kanini. Mana unyuranye ibihe, Mana unyuranye ibihe, nk'ibyo wanyuranyije Abisiraheli bakiri mu maboko y'uburetwa bwa Farawo. Mana unyuranye ibihe, Mana unyuranye ibihe, nk'ibyo wanyuranyije Abisiraheli bakiri mu buretwa bw'amaboko ya Farawo. ako konyine? ako konyine inyuranye ibihe nk'ibyo yanyuranyije Abisiraheli bari mu buretwa Farawo abatwaza igitugu. inyuranye ibihe rero mu buryo bwose. buriya kunyuranya ibihe harimo ibintu byinshi, ni isengesho rikomeye cyane. hari abantu rero bakiri mu buretwa bw'amaboko ya Farawo, Imana inyuranye ibihe bakureyo. yawe nanjye yarigeze iwanjye ikanyuranya ibihe. uranabikeneye cyane kuruta abandi bose. inyuranye ibihe ni ukuri, kuko Imana yumva gusenga ko abatagira shinge na rugero. rero igera iwawe nk'uko yageze kwa Zakayo, nayinginga mu mutima ngo igere iwawe nk'uko yageze kwa Zakayo. hanyuma ja uragira uti Imana inyuranye ibihe, kandi ni byiza ko Imana inyuranye ibihe. wenda reka mpite ngaruka, uyu munsi uri gusenga hehe? uri gusenga irihe sengesho? abanyarwanda uri kubasengera irihe sengesho? amasengesho umuntu asenga ni menshi, ariko buriya isengesho ryose wasenga uba wifuza ko icya mbere ni uko utazagwa mu nzira. ku giti cyanjye mpora ninginga Imana mu mutima ntizandinde kugwa mu nzira, kuko hari abantu benshi batangiye uru rugendo cyangwa se batangiye umurimo bagwa mu nzira, bagwa bakigenda. rero ku giti cyanjye mba ndi kubwira Imana ngo inyambike imbaraga, kuko ibigusha abandi birahari, nanjye birandeba. rero mpora nsenga ku ruhande rwanjye nyibwira ngo uzandinde kugwa mu nzira nkigenda. hanyuma isengesho mba nsengera abantu ni uko iminyago cyangwa se abantu twabwirije bazaba iminyago myiza tukayigeza kuri Kristo. umugani w'umuririmbyi niwe waririmbye aravuga ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, aravuga ngo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. rero isengesho mba nsengera umuntu wese wumvise ivugabutumwa nakoze cyangwa se andi mavugabutumwa bene data bakora hirya no hino, tuba tubwira Imana ngo iriya minyago ntizagwe mu nzira, nayo tuzayigezeho tuyishyikirize Kristo. imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu.
wanyishyuriye yewe ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Amen. ndafashijwe ndafashijwe. Umuririmbyi yari ari mu mwuka aravuga ngo imbere ya ntebe ni intebe y'Imana. Buriya abantu bumva intebe ni nyinshi ariko ni intebe y'Imana kuko tuziyerekana imbere y'Imana. Ubundi umuririmbyi ugimbano cy'umwuka niko yabiririmbye. Nawe rero aravuga ngo imbere ya ntebe nzahagararayo, muri make nta soni azaba afite nta n'ubwoba, ahubwo azaba afite ibyishimo n'ibyiringiro byinshi byo kumurika iminyago ayimurikiye Yesu. Iyo tugeze hano numva ngize ubwoba cyane, numva nabaza abantu ngo bamwe ko bazahagarara bamurika iminyago, wowe uzamurika iki? Uzamurika ubujura wakoze, uzamurika butekamutwe wakoze, uzamurika kubeshya, uzamurika gushira isoni, uzamurika ubwibone, uzamurika ubwicanyi. Numva ngize ubwoba cyane nkabaza ngo ese Mana umuntu azamurika iki? Imana idushoboze iyi minyago tuzayimurikire Yesu. ahangaha uba ubwiye abafite iminyago, ariko hari n'iminyago nayo ubwayo kandi igomba kugera. Iminyago irahari ariko iminyago n'ubwo ihari igira gisunika, kuko amaboko atentebutse agira uyafata. Buriya iyo umuntu acitse imbaraga ntabwo ari igihe cyiza cyo kumuta, ahubwo ni igihe cyo kumufata ukamukomeza. Bishatse kuvuga ngo nimba ufite iminyago we kwirara ngo wumve ko yagezeyo. Ibyayihize cyagiye biracyahari, ibyatuma itagera i Kanani biracyahari, ibyatuma basubira mu byaha biracyahari. Nyine ni uguhozaho kandi natwe turushaho kwera imbuto zikwiriye abihannye, tazatahira kubwiriza iminyago ibyo udakora. Mbere y'uko tubwiriza natwe tubanze tugire ibintu twiyambura. Imana ishimwe. Ni ukwiyambura ibitari iby'Imana, tukambara nyine imyenda mishya. Ni ukwiyambura pe, ni ukwiyambura, hanyuma wamara kwiyambura ukaniyemeza kurinda iyo wambaye. ariko si ubona byoroshye? Biroroshye kuko iyo wamaze kumva ko bikomeye birakomera, iyo wamaze kumva ko byoroshye biroroshye, kuko nese hari ubwo bagusaba se bisaba ifeza n'izahabu. Kwirinda ni biruta kwivuza, ni ibintu byoroshye. Uragira uti kwirinda ni ibintu byoroshye kuruta kwivuza, ariko niba habaho ikintu kigora ni ukwirinda. Uzi ko umuntu bamutegeka kunywa amazi ngo atarwara, cyangwa bakamutegeka kunywa kutarya amavuta bitewe n'indwara arwaye, cyangwa kutanywa inzoga kugira ngo atarwara, ariko akanga akazinywa. Si uko aba atazi ko ari bibi, ahubwo nigeze ni agasuzuguro. Kwirinda biba byamugora. Ni agasuzuguro, ntabwo bimugora, ahubwo ni agasuzuguro. Kuko kunywa amazi nk'ubu ngewe unteretse injerekani impande, nimba ari uko mu buzima busanzwe nkunda amazi simbizi, nshobora kuyinywa nkanayimara bukira nyimaze. Aho ngaho urabeshya. Kuko reka nkubwire, ngewe ubwanjye litiro y'amazi cyangwa se iyi Nile cyangwa se Inyange ya litiro nyishyira ku munwa nkuraho nyimaze. Urumva nicaye hasi mfite umwanya na litiro 5 nazinywa. Nshobora kutayanywa kubera wenda ndi kubura umwanya, ariko nicaye hamwe nayanywa. Ariko kubera ni akamenyero, hari ibintu tudakora kubera ko bidakenewe, tubizi ko bikenewe, ahubwo akamenyero ni kabi. Ejo bundi hari umuvugabutumwa umwe yigishije ijambo ry'Imana, aravuga ngo Saduraka na Meshake na Abedenego bageze ibwami, ngo inkone
y'umwami, bayitegeka ko izajya ibaha ibyo kurya byo ku meza y'umwami. Barangije aba bahungu barabwira iyo nkone, barayibwira ngo hari ibiryo twebwe twamenyereye, utwihera ibishyimbo n'amazi yo mu bishyimbo, ubwo ni amameneno, nibyo bintu twamenyereye. Yari afite intego ivuga ngo ese barokore mwebwe mwamenyereye iki? Uvuga ngo ntimushaka kuba mwaramenyereye gusambana, ntimushaka kuba mwaramenyereye kubeshya, ntimushaka kuba mwaramenyereye kugambana. Aravuga ngo barokore mwebwe mwamenyereye iki? Shabona mwebwe abarokore mwaramenyereye iki? urumva naba ngiye kubavugira, ariko Imana iha umugisha bariya abagabo ba kiriya gihe, iha umugisha Saduraka na Meshake na Abedenego, kuko hari nk'igihe usenga Imana ikakubwira ngo nibyo ijuru birahari ariko ibyicaro si bimwe. Nabisuzuma nkasanga ibyicaro si bimwe, kubera ko ntekereza ko muri kiriya gihe bari abagabo bari barimo Saduraka, Meshake na Abedenego, bari abagabo ushobora gukandagirira inkweto ntibaguhutaze, ariko umurokore w'iki gihe yagutogoza iriya niyo waba ugendera ku mbago. Rero ntabwo ntekereza ko bamenyereye gusambana, hari ikibanziriza ibyo, abantu bamenyereye Imana. Bivuze ngo bamenyereye Imana, ushatse kuvuga iki? Kuko njye nkizwa cyangwa se mbyiruka, nabyirutse numva bavuga ko iyo umuntu yabaga yakoze icyaha icyo ari cyo cyose, kuko hari ibintu tuzamo ngo ubusambanyi ntabwo ari cyo cyaha cyonyine. Hanyuma yaba yakoze icyaha ngo agahinda umushyitsi, agatinya kwinjira mu nzu y'Imana. Ariko ikintu kizakubwira ko abantu bamenyereye Imana, umuntu uvuye gusambana niwe wantona neza kurusha abandi bose, niwe usirimba kurusha abandi, niwe uririmba kurusha abandi, niwe ubwiriza kurusha abandi, mbese niwe uboneka imbere kuruta abandi bantu bose. Impamvu rero si ukumenyera ibyaha, ahubwo impamvu bamenyereye Imana ntibakitinya. Kuko ubaye utinya Imana, urugero, hari umwana uherutse kugwa mu cyaha ntari buvuge, noneho ndamusuzuma njye ubwanjye, mbikora mbishaka, ndamubwira ntisinga, ati hoya, ati meze nabi, urabizi ko meze nabi, ariko mu by'ukuri nagira ngo ndebe ko ari butinyuke, byibura abantu bagapfukama akabasengera, akavuga indimi nyinshi cyane, mu gisirimba agasirimba kurusha abandi, akandika amandiko kuruta abandi. So abantu bamenyereye Imana. Uyu munsi witwaje ibikoresho. Warambwiye ngo sinkavuga ngo ni warambwiye ngo njye mvuga ibikoresho ngo cyangwa intwaro. Uyu munsi rero witwaje ibikoresho. Ibikoresho nibyo bakoresha mu rugo cyangwa se bakoresha mu bundi buzima busanzwe. Izi rero ni intwaro kuko tuba turi ku rugamba. Tuvuze ko ari ibikoresho, aho twaba dutandukaniye n'abari guhata ibirayi bateka. Izi ni intwaro z'Imana. Wowe witwaje intwaro? Nitwaje intwaro z'uburyo bwose, za zindi Pawulo yanditse. Mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Icyampa abantu dufite ikibazo, abantu banariza cyane kuruta kumva ubutumwa dutanga. Abantu batinze mu nzira ku bintu bitari ngombwa. Ikijya mbere ni mesaje. Hanyuma ku byo babona bitagenda neza, rega nabo ni abakozi b'Imana, bajye basenga. Ikindi buriya kugira ngo umuntu ajye kuri social media agutuke, utari bumusubize, nace mu gikari akuvugishe, akubaza amakuru y'impamo ashaka kukubaza, cyangwa se munahure, kuko iyo uhuye n'umuntu asanga ukuri cyangwa se ukagufata bitandukanye. Rero njye nshishikariza abantu kumva mesaje kuruta ibindi byose. Ushatse kuvuga ngo igipfunyitse mu ibahasha
nicyo gifite agaciro kurusha ibahasha kandi gifite agaciro kurusha uwazanye ibahasha cyane ko ushobora kubona ibahasha hasi ukanayicaho kubera ko nyine ni ibahasha, ariko buriya iyo ugize umugisha wo guca bugufi ukayegera ushobora gusanga harimo impozamarira umaze igihe usengera, ariko iyo uyinyuze uyitera ishoti ntago, kuko Imana idukoresha ntabwo ariyo yibeshya ku muntu, ntabwo ariyo yibeshya ku muntu, kandi ni Imana irambagiza, Imana irambagiza ikananenga, njye niko mbyizera. Rero ningingira abantu umwanya tuba dufashe, hari ibintu byinshi twagakoze byinjiza byunguka, rero abantu bumve mesaje kuruta kureba ngo uriya mukobwa n'inzobe cyangwa n'igikara, ibyo ntacyo bivuze. Uyu mubiri nambaye si wo nzambara ngezeyo, be gutinda kuri ibyo. Ikindi bajye bareba ku mbuto twera, wenda ku batuzi bajye bareba ku mbuto, bareke iby'amasura n'ibiki n'ibiki, kuko ndi umukobwa icya mbere cyo umuntu yiyitaho umunsi ku munsi. Iyo wiyitayeho rero, ubu nimba ni urugero, nimba ubu nisiga amavuta y'igihumbi, Imana nintera iteka nkisiga nk'ay'ibihumbi 10 cyangwa 20, iyi fesi babona siyo bazabona. Be gutinda ku bintu bitari ngombwa, twumve mesaje, hanyuma ibindi bizaza nyuma. Okay, twigarukire ku bikoresho, mbabarira ku ntwaro. Ega nta kibazo. Twigarukire ku ntwaro Imana yaguhaye. Abadukurikiye bashobora kwibaza si iyo ntwaro, izo ntwaro nubwo bashobora no kuvuga ngo ihora ari intwaro imwe, ihora ari imbunda, ariko irasa amasasu atandukanye. Imbunda zose ni imbunda, ariko ntago ziba ziri mu bwoko bumwe, nta nubwo zirasa amasasu amwe, nta nubwo zica kimwe. Aho ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ngo hari imbunda bita pistoli, hari n'imbunda nini, ariko zose ni imbunda. Rero icyo nshatse kuvuga, twite ku iherezo, twite ku iherezo ryacu, kuko iyi si byo, waba ufite etaje, waba ufite 5, waba ufite imodoka ihenze, iyi si tuzayivamo. Aho tuzajya niho tuzaramba igihe kinini. Rero twite ku iherezo kuruta ibindi. Hanyuma izi ntwaro uwagutumye yagutumye kuzikoresha iki? Si ukurasa se, ni ukuvuza impanda. Ni ukuvuza impanda abantu bakava mu byaha. Impanda ni ukuri. Ni ukuvuza impanda, kubera ko ubundi Imana ikunda umuntu yaremye. Nubwo yanga akagomera Imana, nubwo twanga tukagoma, nubwo twanga ntitwumvira Imana, nubwo baduha mesaje ntituzumve, ariko Imana ikunda umuntu yaremye. Iracyateza ibiganza rero ku muntu uwo ari we wese uzatsindwa. Rero ndagira ngo nyirizina intwaro ikora ibyo yagombaga gukora. Tugiye kuvuza impanda ku muntu uwo ari we wese, kuko dufite ibyiringiro ko nta kintu cyo kwireguza. Impumyi ifite uburyo yumva konegisiyo y'ijoro, impumyi itareba ifite uburyo yumvamo impanda y'Imana. Hanyuma n'abumva banareba bavuniye ibiti mu matwi batacyumva, abataha ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Tugiye kuvuza impanda, kandi nubwo tugiye kuvuza impanda, ikigiye kuvuza impanda gifite n'amashami. Birashobora ko atagaragara, ni amashami yumye yakokowe. Si uri kubibona? Ni amashami yumye yakokowe, kandi ndabona atarakokowe n'intoki, ahubwo yaratemwe, yagiye atemwaho amashami yumye yakokowe. Hanyuma hejuru cyangwa se kuri iri sasu ryanjye nza gukoresha mvuza impanda, ababireba rihiyeho, ubwo nuko twajimije umuriro, bivuze ngo impanda n'umuriro biragendana.
impanda n'umuriro ni ibintu bigendana. Impanda, umuriro, gukokorwa kw'amashami, birashoboka ko wakokorwa muri aya mashami ukajugunywa mu muriro, hanyuma itanura ry'umuriro naryo rikaba itanura ry'umuriro kandi rikoreshejwe muri bamwe banze kuva mu byaha. Hari abantu banze kuva mu byaha, baryohewe nabyo, baguwe neza mu businzi, baguwe neza mu busambanyi, baguwe neza mu bwibone, baguwe neza mu byaha. Mu nzu y'Imana habaye ubwidagaduriro bw'abantu bakora ibyaha. Hari igihe ugira iyerekwa ukabona mu nzu y'Imana abantu bari gukinagirana ibyaha bameze nk'inyana zivuye mu ruhongori. Rero Imana irambiwe bene abo bantu. Turi kuvuza impanda, tugiye kuvuza impanda. Hari abantu basinziriye mu byaha, bongere bumve impanda y'Imana bakanguke. Hanyuma nyuma yo kuvuza impanda n'ubundi hari itangazo, ni nk'itangazo rya nyuma kugira ngo umuntu atazagira ikintu yireguza. Yego. Impanda, 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 nimwumve impanda, nimwumve impanda, nimwumve impanda, nimwumve impanda, nimwumve impanda, nimwumve impanda, 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 nimwumve impanda, nimwumve impanda. Yego, tumaze kuvuza impanda. Hanyuma impanda urayivugije. Arega ngenda cyateza amatwi ngo numve. Yego, cyateza amatwi ngo wumve impanda. Uko biri kose nta kintu kitagira ingaruka nziza cyangwa se mbi. Iyi mpanda ishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi. Ku bazumva impanda bagashyira mu bikorwa ibyo Imana ibasaba, ni umugisha. Ni umugisha ukomeye kuri bo, kuko nta kindi kintu Imana ifite cy'agaciro. Ni abantu yaremye, ni abantu batumye itanga umwana wayo. Yatanze umwana wayo Yesu, arabambwa apfa ku bwacu, urupfu yari gupfa nitwe twarupfuye. Ntago rero izaguma irebera, yaratanze umwana wayo. Ni nacyo kintu kibabaza cyane amanywa nijoro, igahora ivuza impanda ikangurira abantu kuva mu byaha. Abantu kenshi iyo bumvise impanda bagira ubwoba bagahinda umushyitsi. Niyo mpamvu rero Imana iri kuvuza impanda. Nabivuze ngitangira ndavuga ngo iki ni igiti. Igiti gisobanura ibintu byinshi. Igihe kimwe Yesu ngo ari mu nzira agenda, ngo arasonza. Yesu ajya asonza, ntumbaze ngo asonza ryari, ariko icyo nzi ni uko Yesu ajya asonza. Ajya akenera kurya, agakenera kunywa. Hanyuma ngo ari mu nzira agenda ngahura n'igiti cy'umutini ngo cyari cyiza. Aracyitegereza ngo akirebye arakibenguka, aravuga ngo nubwo nashonje, nubwo inzara yanyishe, nubwo inyota yabaye nyinshi, ngo yitegereje icyo giti aravuga ngo uko byagenda kose kino giti ntago nongera kugisonzeraho. Yasunga arakigana, akiganye ngo aracyitegereza abona gifite amashami meza, gifite amababi meza, cyarashoye, ni igiti gitoshye. Ngo ariko akirebye iburyo n'ibumoso, akirebye imbere n'inyuma ngo akiburaho imbuto. Ngo yitegereza iki giti, birashoboka ko ari iki mfite, ngo arakivuma. Arakibwira ngo uhereye uyu munsi ngo ntuzongere kwera imbuto kundi. Rero Yesu ajya avumana, kandi ikindi Yesu ajya yitegereza ibiti. Hari ibiti Yesu ajya abenguka. Iki giti rero ntukigereranye n'igiti cyo mu ishyamba. Iki giti ni umukristo. Ni umukristo Yesu yarebye aramwitegereza, amuburaho imbuto. Niyo mpamvu twongeye kuvuza impanda. Imana ivuga ngo mwihute muvuze impanda. Abantu banjye bongere mbarebe, mbitegereze, mbasoromeho imbuto, nongere mbarebe, mbabenguke. Reka nkubwire, ndashima Imana, hari umuntu umwe wigeze amamagara arambwira ati ndi igiti kigaragara neza gitoshye ariko kitagira imbuto. Rero hari abakristo bameze nk'igiti kitagira amashami. Wamureba ukabona ni igiti cyiza ariko mu buryo bw'umwuka adafite ishami.
rero urabona n'iki giti birashoboka nacyo ko cyahuye na Yesu. Iki cyo ntiyakivumye gusa, urabona ko gifite amashami, natangiye mbivuga, ariko ni amashami yagize gute, yatemwe. Aya mashami rero atera imbuto imbere y'Imana aratemwa. Iyo atemwe ajugunywa hasi, kandi ni ukuvuga ngo ishami iyo rihubutse rihubuka nabi. Uritema ntabwo areba ngo ese riragwa ku giti, nishaka rigwe ku giti, ariko aya mashami yaratemwe. Rero mu gutemwa kw'aya mashami yajugunywe mu muriro. Yajugunywe mu muriro kuko urabona iki giti ni igiti cyumye. Ubundi nakoreshaga igiti kibisi, ariko ababibona iki ni igiti cyumye ariko cyakokowe. Hanyuma ku mutwe w'iki giti, mbese ni abantu bahagaze mu nzu y'Imana badashobora guhindukira ngo bave mu byaha, baguwe neza mu bintu barimo, badahugurwa, badakorwaho. Kubera ikofi bafite ntibahugurwa, kubera imodoka nziza, umusanzu batanga mu rusengero, uyu muntu akora ibyaha bakarebera. Yesu rero ntabwo wazaguma arebera nk'uko abantu barebera. Niyo mpamvu nyuma yo gutemwa kw'aya mashami yumye, iki giti urabona nubwo gihagaze ariko kirumye, kandi nanone nubwo cyumye nta mashami, nta mizi gifite ibyago bigera muri bitatu. Icyago cya mbere nta mizi gifite. Icyago cya kabiri, iki giti cyarumye, bivuze ngo nta byiringiro byo kongera gushibuka kuri iki giti. Bivuze ngo nta guhendahendwa kuri iki giti. Iki giti nubwo wakivomera ntago cyatoha. Noneho icyago cya gatatu, nta n'amashami gifite. Urumva nta hepfo nta ruguru. Noneho ikindi ku bantu bakireba, ku mutwe wacyo haratwitse, mbese ubu ni umuriro, mu kanya umuriro baraza kuwubona. Ni ukuvuga ngo rero nimba nta mizi, nta mashami, kidatoshye, cyumye, nta byiringiro, bivuze ngo Imana yahendahenze abantu igihe kirekire, ariko ije no kubafatira ibihano, kandi ibihano bitazigera bisabirwa imbabazi. Hari ibihano bisabirwa imbabazi Imana ikababarira, ariko ku muntu wamenyereye Imana ikamutumaho 1, 2, 3, 4, 5, Imana ijya ifata imyanzuro ikarakara. Yego. Uragira uti Imana ijya ifata imyanzuro yarangiza ikarakara. Hanyuma nyuma yo kurakara, aba bantu ugiye kubabwira iki nyuma y'uko barakaje Imana kandi Imana ikabifasha imyanzuro? Ikintu nababwira ni bihane bigishoboka, hanyuma bashaka Uwiteka bigishoboka ko abona, kuko hari igihe bizaba bitagishoboka kumushaka. Hari n'igihe ubu buhanuzi buzaba butagihari, utakibona n'umuntu ukubwira ngo yewe. Rero icyiza ni uko bakwihana bigishoboka, bakivomera amazi azabatunga mu gihe cya none n'ikizaza, kandi aya mazi akazatunga n'abana babo. Jean, turagushimiye ku butumwa bwiza uhaye ba nyirabwo. Yego, namwe turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Hari nk'unifuza kuvugana na Jeanne, gusengana na Jeanne, cyangwa se ku mpamvu imwe n'imwe ariko yatuma avugana na Jeanne, nimero yawe ni iyihe? Ni 079 366 5 7 4 5 1. Turagushimiye weho wakurikiranye ibiganiro byacu, wewe ukomeje kubana natwe. Ibindi biganiro byo nakagaruka. Shalom, shalom.